muri uko kuvuka ntari kumwe na papa rero mama yagiye kunyitisha izina kuko yambyaye mama yarahukanye agiye kunyitisha izina umuryango wa papa uranyanga na papa aranyanga bavuga yuko ngo ntari umwana wabo gusa nakomeje maze gukura maze kubimenya kuko nakomeje guhabwa akato mu muryango papa yanga no kundihirira ishuri ngo nkomeze nige na primaire ntago yigeze ayindihirira kandi icyo gihe twishyuraga inote y'ijana ntabwo yigeze andihirira ndibuka ko mama yagiye kumwaka minerivare amwaka n'imyenda y'ishuri aramubwira ngo jyana ikawa zawe ntuzampeho ngezeyo nyakira nyine nk'umuvandimwe nanjye ndavuga nti ntacyo reka ngumaha cyakora mpageze mpita mbona abaterankunga bantera inkunga niga ishuri ry'imyuga nkimara kwiga ishuri ry'imyuga ntararirangiza nibwo yamfashe ku ngufu mudamu we yagiye iwabo antera inda wari musaza anteye inda nibwo byashakuje mbura ahantu ho kujya mbura ubuzima naba mu mwana w'imyaka 17 urumva ntiyakwibana udafite aho ujya urumva kuba iwacu byari byarananiranye nkiri ngenyine sinari kujyayo ntwite cyangwa mfite umwana ngo bishoboke habaho agatsiko k'abahanuzi kateranye kansenyera urugo maze amezi 2 nkoze ubukwe babahanuzi b'ibinyoma b'ibinyoma basenganaga natwe muri groupe tuzi ko ari abavandimwe tuzi ko ari abakozi b'Imana ariko tuza nyuma kumenya yuko bari abahemu bari abahanuzi b'ibinyoma Yes, nanjye ngusuzo kuri iki Kigali 500 nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye byaba ibice by'umujyi wa Kigali dusura abantu bagiye batandukanye aho baherereye hose tukabageraho uno munsi nago twafashe umwanya kuko ngo turavumbura kuko nago twavumbuye ariko n'umama tugiye kuganira afite ubuhamya bwinshi byo bitandukanye amateka menshi ajyanyuramo na n'ubu umusara aracyanyura kijyanye n'umusaraba w'ubuzima niko abakristo bakunda kubivuga cyane reka tumuha ikaze ariko ngene twisaka amarajya kuri kamera kumwe na Dani ariko twari gusenya inkuta zanze gusenya kutugaho ikaze murakoze uratangiye wibwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro cyo kugirana nitwa umwana nk'abandi libere yego ndumubyeyi zamura mikoro gatoya zamura mikoro gatoya ngo witwa nitwa umwana nk'abandi libere urabona ko ndi umubyeyi cyiza cyane umwana nk'abandi yego yakwise neza cyangwa mama ntabwo ndikunda ariko nubwo yariyise kuko iri zina ni iry'amateka yego hari wumvishe n'umuntu avuga ngo dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye abo bantu dusura hari abishimye hari abababaye hari abari mu bintu bibi hari abari mu byiza nabo bose turabasura ariko impamvu twagutumiye niko hari ibintu byinshi nabonye ikiganiro cyawe ahantu watanze ubuhamya biba ngombwa nanjye ko mfata imodoka yacu tukazenguruka mpaka ubona gusanze hakurya tugusanze hehe mu rugo tugusanze yego tugusanze mu kahe karere cyangwa uyu murenge mu rugo ni mu karere ka Nyarugenge umurenge no wa Kigali Kiruhura umudugudu wa Kiruhura ngaho so twatangiye ikiganiro abadukurikiye badutege yombi batwumve neza kandi kize kuba icyumugisha kuri twebwe ndetse n'abadukurikiye hari amakuru dufite yuko ukiri umwana muto ngo hari byakubayeho reka nake kubivuga bitubwiye dusangiza amateka yawe amateka yanjye ni amateka maremare kandi mabi uzamurijwe na yewe ubundi nkivuka navutse ndi umwana udakunzwe n'umuryango wanjye muri uko kudakundwa n'umuryango wanjye navutse ndi umwana mvuka ntari kumwe na papa muri uko kuvuka ntari kumwe na papa rero mama yagiye kunyitisha izina kuko yambyaye mama yarahukanye
agiye kunyitisha izina umuryango wa papa uranyanga na papa aranyanga. Bavuga yuko ngo ntari umwana wabo. Bamaze kunyanga urumva byari induru ndende, byari ibibazo. Sogokuru ubyara papa niwe wanyise umwana nk'abandi. Ubwo anyita umwana nk'abandi, nkura gutyo batanyemera batankunda. Urumva nubwo yanyise umwana nk'abandi ariko yaforushije umuryango, yanyise batabishaka. Yanyise batabishakaga, anyemera batashakaga ko banyemera. Mbese urumva nk'umubyeyi yagize impuhwe hari z'urwo ruhinja aranyita, kuko papa yari yanze kunyita n'abavandimwe be bamubwiye ko atagomba kunyita ntari uwe. Bishatse kuvuga yuko nanakunyuze mu ijambo ndaza kubivuga gute ntabwo nkunda kubivugaho cyane ariko reka tubivuge. Ushobora kuba kunda bakwitaga umwana w'ikinyendara, wa mwana uba waravutse nyine gutyo batazi wenda aho yavuye. Gusa nakomeje maze gukura, maze kubimenya kuko nakomeje guhabwa akato mu muryango. Papa yanga no kundihirira ishuri ngo nkomeze nige. Na primaire ntago yigeze ayindihirira, kandi icyo gihe twishyuraga inote y'100. Ntabwo yigeze andihirira. Ndibuka ko mama yagiye kumwaka minerivare, amwaka n'imyenda y'ishuri. Aramubwira ngo jyana ikawa zawe ntuzampeho. Ubwo icyo gihe mama yazamutse arira ababaye, arabitubwira, tubwira gutyo. Cyakora mama mu bushobozi bwe yari afite yarahanyanyaje araturera turakura. Muri uko gukura ariko nakuranye igikomere cyo kwitwa umwana utari uw'umuryango. Nkura n'abavandimwe banjye bampa akato, bambwira ngo simva indimwe nabo, wanatongana nabo gato kumwe abana bashwana, bakambwira bati genda wowe nta nubwo tuva indimwe. Ariko nkomeza kwihangana kugeza ubwo nageze muri segonderi ndangije primaire. Nari umwana uzi ubwenge kandi nakundaga kwiga, numvaga nziga nkarangiza amashuri, ariko nabonaga amashuri yisumbuye ubwo nyine nigaga kumwe umwana yiga avuga ati nziga nyine ubwenge bw'umwana buba butaraguka, wowe uba wumva kuziga. Ariko maze gukura nabonye ko kwiga nta bushobozi, ariko mu bushobozi mama yari afite yagerageje kundihirira ishuri. Mukuru wanjye arabyanga, yanga ko andihirira ngo nkomeze nige, kuko yavugaga ko ntava indimwe nawe kuri papa we, avuga ko imitungo ya papa we ariyo indihirira ishuri. Ko narangije primaire njya segonderi mu wa mbere, mama nigaga prive. Mama amaze kundihirira mu wa mbere, mu wa kabiri sinakomeje kuhiga kubera icyo kibazo. Mpita mpagarika ishuri ryanjye gutyo, kuko yasigaraga amuhoza ku nkeke, amubwira yuko ndihirira amafaranga yose akayamariraho. Mama ageze aho arambiwe nibwo yanyicaje arambwira ati mukuru wawe yanze ko nkwishyurira ishuri. Ati ubwo rero urihangana wicare, ntago nzi nanjye ukuntu bizagenda, wenda Imana nidufasha. Urumva nawe byari byaramucanze. Nanjye ndamubwira nti Imana nidufasha, wenda nziga niba ariko Imana yabipanze, kandi niba atari ko yabipanze tuzabyihorera nta kibazo. Ubu ngubu ndizera ko wenda batifuzaga iterambere ryawe n'ibyiza. Ntabwo tuvuga ngo iterambere ry'ibyiza wagezeho, ariko hari aho wavuye, hari n'aho wageze. Tuhashima Imana, kuko nubwo bamwe utangara bashobora dukurikiye bigenda bibaho, natwe muri rusange biba byatuwe abari isomo ry'ubuzima. Gusa umubyeyi wenda muri iki gihe tugezemo nta muntu ukitwa ikinyendaro kibaho, ariko n'ababifite muri roho zabo n'ababivuga ibyo birabareba. Ikindi wenda tukomeza kuganiraho, twaje kumva ko wabyaranye abana 2 na musaza wawe, ari impamvu twaje kugusura. Ibyo byo byagenze bite? Nabyo wongera udehemo ubuhamya. Nawe namuhungiyeho gutyo muri uko guteraganwa. Maze kureka ishuri nahise njya gukora akazi ko mu rugo. Maze kugakora nagize imyaka 17, numva ndambiwe kugakora. Maze kurambirwa kugakora nibwo nahise mva mu ishuri, nako nahise mbireka nyine nkavamo.
ariko ndeba ubuzima nzabaho kuko nari narirukanwe iwacu mu rugo bampa akato ko ntavindimwe nabo bavandimwe banjye bampa akato navuye mu rugo numva ntazanahasubira. Ubwo rero muri uko kuva mu rugo numva ntazanahasubira nicyo cyatumye nirengagiza gusubirayo, nshakisha ubundi buzima nabaho mu gihe ntari mu kazi ko mu rugo ndabubura. Ariko nibuka ko hari musaza wanjye wabaga inaha i Kigali hariya mu Gasyata za Karuruma. Nibwo nahise mvuga nti reka ngende musangeyo wenda nzabona we kandi kazi katarako mu rugo ndepane mu buryo bw'ubuzima, mubane nka mushya musaza. Tubane nk'abavandimwe mbiwe kuko yari afite urugo. Nuko ngezeyo nyakira nyine nk'umuvandimwe, nanjye ndavuga nti ntacyo reka ngumaha. Cyakora mpageze mpita mbona abaterankunga bantera inkunga niga ishuri ry'imyuga. Nkimara kwiga ishuri ry'imyuga ntararirangiza nibwo yamfashe ku ngufu mudamu we yagiye iwabo antera inda. Wari musaza wawe? Anteye inda nibwo byashakuje mbura ahantu ho kujya, mbura ubuzima nabamo umwana w'imyaka 17 urumva ntiyakwibana. Udafite aho ujya urumva kuba iwacu byari byarananiranye nkiri njyenyine sinari kujyayo ntwite cyangwa mfite umwana ngo bishoboke. Nanjye naramubwiye nti urampemukiye kandi naje nguhungiraho ngira ngo ndebe ko nagira ubuzima, none ni wowe umpemukiye. Ikindi ndiramushiki wawe ukoze ibara. Ndamubwira nanjye ntabwo nzava aha, cyakora nzamubyara umurere, ntabwo nzajya kwangara ngo mbe mayibobo kandi ari wowe umpemukiye. Ntubwo nawe uko uzabyifatamo sinkuzi. Ubwo urumva icyo gihe umuntu aba yafunze umwuka mbese. Kuki se ibyo byabayeho wenda ntuvuge ati wenda reka mbibwire imiryango cyangwa ko murega mu nzego zibishinzwe bakurenganire nk'umwana wari ukiri muto utageze n'imyaka w'ubukure? Imiryango nari mfite yari yarantereranye, numvaga nta miryango nari mfite yo kubwira ikibazo nari ngize. Warabyimenye? Numvaga nta kibazo, nta muntu nabwira ikibazo cyanjye kuko nta wari kucyitaho. Ikindi nari imeze nk'umuntu wateraganwe, nabonaga ariho nari mbashije kubona naba muri ubwo buzima nkabona uko mbaho. Urumva rero iyo njya n'ubundi kumurega cyari cya kibazo cyo kubura homba n'ubuzima, no kuzana inzangano mu miryango, n'ubuzima nkabura homba. Ariko rero nawe ubwe yahise ambwira ngo sinzabivuge, nambwira ngo nzashaka undi muntu mbabwire ko ari nk'umugande wenda twabyaranye, kuko n'ifishi nayandikishijeho irindi zina ry'undi muntu kugira ngo anshukashuke nyine mbihishire mu muryango batazabimenya. Iwacu mama we yari azi ko amfasha nka mushiki we, ntabwo yari azi yuko ari we wampemukiye. Maze tumaze kwimuka inzu yabagamo yariye, nibwo byashakuje aregana n'umugore we buri munsi. Nibwo bamukuye muri iyo nzu ajya gukodesha, bayisigamo umugore we, nanjye ubwo turajyana gukodesha. Ubwo rero twahise tuguma gutyo muri ubwo buzima. Ngira ngiye tageti nari mfite, naravugaga nti reka umwana wanjye akure, namara gukura kuko nari narabyaye. Ubwo muri ubwo buzima nyine nabonaga nta kundi kuntu nabaho, niyo mpamvu yatumye ntamurega kuko ntago nari kumurega ngo mbona ahandi ho kuba. Hanyuma wenda biracyari amateka twavuga bukira bugacya, ko hari andi makuru mfite ko abasaza bana bafite abasaza babiri aribo baba wenda baragufashe ku ngufu. Tubwiye kugira ngo abantu badukurikiye hayo bashaka kumenya, hanyuma turajya no mu bindi byetandukanye cyane cyane nkuru nyamukuru zatuzanya. Ndi musaza wawe kabiri yaje ati nari nkiri umwana w'imyaka 5 hafi 6 kuko nari ntaratangira mu mwaka wa mbere. Yaramperekeje tuvuye kwa sogokuru kwa nyogokuru, tumanuka mperekeje ngiye mu rugo iwacu aho mama yabaga yaratuye. Ari ku mugoroba nibwo nawe yamfashe ku ngufu. Nabwo nawe arambwira ngo sinzabivuge
urumva umwana ukiri mutoya sinarinzi ibyo ari byo naje kubiha agaciro ari uko nkuze nibwo namenye ko yampemukiye. hanyuma ntabwo byoroshye kubyakira ariko tugomba kubyumva kandi tukanabyakira. Kuri ubu ngubu byifashe bite kuri abo basaza bawe babihemo baguhemukiye? Bameze mujya muvugana, bafite amakuru yabo? Ntabwo njya mbitaho kuko mba numva ari n'abantu ntatekereza mu buzima. Ntabwo rwose mbitaho, nubwo mvugana nta communication mbega mfitanye nabo. Aho bari hose mo barakina kiganiro turabagaye kandi Imana iboroheze ko turabagaye. Amakuru yandi atuzanye ntago amakuru yawe ari meza. Amakuru yawe ntago ari meza yandi ntago ari meza nyine. Waje gushaka tubwire noneho uburyo waje gushaka nyuma y'imyaka 8 ishize. Urumva wo ngo twaratandukanye, dutandukana 7 nibwo twatandukanye 2013. Nyuma y'imyaka 8 ishize 2020, imyaka hafi 7 hafi 8 gutyo. 2020 nibwo nakoze ubukwe kuko Imana yari yarambwiye ko izankorera ubukwe kuva kera. Hanyuma nanjye nkibaza aho ubukwe buzaturuka bikanyobera, gusa Imana ikivuze icyo yagambiriye ku muntu iragikora. Nicyo nabwira abantu, kuko icyo Imana yagambiriye ku muntu, niyo wowe waba udatekereza ko hari inzira zishoboka zaboneka zo kuba icyo kintu cyabaho, ariko Imana yo ica inzira, icyo kintu kikabaho. Rero ndashima Imana nyine ko yanankoreye n'ubukwe, ariko nyuma y'ubukwe Satani ntago yishimye. Nabwo habayeho ikibazo cy'abahanuzi twasenganaga muri groupe. Habaho agatsiko k'abahanuzi kateranye kansenyera urugo, maze amezi 2 nkoze ubukwe. Babahanuzi b'ibinyoma? B'ibinyoma basenganaga natwe muri groupe, tuzi ko ari abavandimwe, tuzi ko ari abakozi b'Imana, ariko tuza nyuma kumenya yuko bari abahemu, bari abahanuzi b'ibinyoma. Bamaze kudusenyera urugo nibwo babwiye umugabo wanjye ngo agende, ngo kuko sindi umugore we. Baramubwira ngo nafatu ibye agende, ngo ahunge, ngo adapfa. Bamubwira ko ndi umurozi, bamubwira ko ngo nzamwica, bamubwira ibintu byinshi cyane, baramuhahamura ku buryo yahise agenda. Ariko nyuma naje kumenya ko banamuroze bakamuha ibintu bituma ampurwa, kuko ntiyashakaga kumvugisha, ntiyanashakaga no kundeba. Biba ngombwa rero yuko agenda amaze kuntera inda y'uyu mwana tumaranye amezi 2. Uwo mugabo wawe ntago mukibana? Ntago tukibana. Umugabo wanjye nyine yamaze kuntera inda ahita agenda. Muri uko gutwita, urabizi umuntu yasamye, urumva nari nkiri n'umugeni, ndi njyenyine, yansize ndi njyenyine. Mbaho igihe kirekire kugeza mbyaye. Yaje ejo bundi arwaye arembye, mfite umwana w'amezi 2. Ubu yunguye afite amezi 2 n'igice muri iyi minsi. Wakoze umbwira ngo urashaka n'ubufasha, ngo kuko wabuze uburyo uvuzamo umugabo wawe ndetse n'imibereho ubayeho ntabwo ubayeho neza. Nyine urumva nasigaye njyenyine, n'ibikoresho nari mfite byo mu nzu ndabigurisha kugira ngo wenda mbyare, mbaho mu buzima butari bwiza, mbaho ndi njyenyine. Urumva bakansuye niba bampemukiye. Mbese imiryango ntiyigeze inyitaho nayo. Urumva mbega n'imiryango yari itaranyiyumvamo, n'umuryango w'iwabo wari utaramenya, bamwe na bamwe bari bataranamenya mu mezi 2. Ubwo rero iyo bamuhamagara akababwira ati ngiye sinzanarusubira, murumva ntacyo bari kuba baje gukora. Nabayeho gutyo nyine muri ubwo buzima bubi, ndinda ndabyara mbura uwo kumfasha. Cyakora mama niwe wansanze kwa muganga, aramfasha muri uko kubyara, amfasha kwa muganga. Ubu icyo usaba abantu dukurikiye mu kiganiro ndetse n'umugira neza bese muratureba, niki usaba ubufasha kugira ngo wenda ndumva ikintu cya mbere
ariko wasaba ubufasha uburyo umugabo ashaka kuvuzwa. urumva urugo rwanjye ni nkaho rwarimbutse ruri hasi. Ndashaka ko wenda bagira ubufasha bampa nkamuvuza, uwafasha yamfasha kumuvuza agakira, hanyuma yamara gukira nanjye nkakomeza n'ubundi buzima. Wenda nkabona nanjye nabyaye bambaze, urabona sindakira, ndakicaye mu rugo, nta kazi ntaki, ibintu mbega byose biri hasi. Urugo rwanjye nyine urumva ni nkaho rudahari. Akunzi ba Kigali 500 nizere ko mukomeje kuryoherwa n'ibyo murimo, ariko mukaryoherwa no kugira umutima wa kimuntu n'umutima ufasha munagira neza, byenere neza uzayisanga imbere. Hanyuma umugabo ari mu rugo cyangwa nanone ari aho ngaho mu gasozi nyine yagiye tu nyine yaraje ajya kwa muganga, mbuze ubushobozi bwo kumuvuza nibwo yatashye. Ubu ngubu ntegereje ko wenda nimbona ubufasha bwo kuba namuvuza aribwo yasubira kwa muganga, kuko amafaranga banciye ni menshi ntago nayabona. Ni menshi, banciye 800 kugira ngo bamuvure. 800 kugira ngo bamuvure akire, kuko yanyweye imiti ishoboka. Arafite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe udakira, yanyweye imiti ishoboka byaranze. Ariko hari igihe yigeze kwikubita hasi, umuntu amuhohoteye amukubita hasi ajya muri koma kera. Icyo gihe kera kiri umusore, iyo rero agize nk'ikibazo cyangwa stress n'ibindi, icyo kibazo kirazamuka. Nicyo kibazo afite. Twibutse wenda umuntu ukeneye kugufasha dusangize nimero ya telefone, wenda azabashe kuba yavuga ati njye ubushobozi bwanjye n'ubu, wenda nabaha icyo kurya, wenda nabaha icyo kunywa, wenda namuvuza, natubwire nimba muba mu bukode cyangwa wenda aho bari iwanyu cyangwa inzu yanyu. Tuba mu bukode. Tuba mu bukode, ntabwo ari inzu yacu. Ubwo rero nimero yanjye ya telefone ni 0780 52 83 kangahe? 0780 52 83 Muri ibyo ngibyo ibikenewe cyane ni ibihe? Muri ibyo wenda nkeneye kuba nabona ubufasha bwo kumuvuza, nkagira n'icyo nkora kuko maze kuzana imbaraga. Urumva mu mezi 2 n'igice nubwo bambaze, nubwo nta mbaraga zihagije ndafata, ariko urumva ko umuntu arihangana mu buzima buba akihangana. Hano ndimo numva akabihongera ngo umwana bamutwikire. Sinzi nimba wenda nagufasha mikoro. Kamutwikire. Turacyakomeza kuganira na mushiki wanyu cyangwa bamwe aba mama wanyu. Hari izina bakwita rigagukurikirana mu byiza, hari n'iri gukurikirana mu bibi, riri komeza gukurikirana n'ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Urumva ko na n'ubu ngubu aracyanyura mu bibazo. Gusa abantu badukurikira mwagiye munabinsaba kenshi, munambwira ati kurikirana gutya, nuko ngo twatanye no kuza, ndetse ko icyo tubasabye mu bitwereka cyane. Ngeso muri ya nomero wari murahabwa badukurikiye. Nimero ni 0780 52 83 nk'umuntu wonsa tumwari cyane kubona amashereka ari ikibazo. Ni ikibazo. Ubona amashereka ahagije cyangwa bitewe n'imibereho biragoye. Urabyumva nawe ubwo niba ubuzima bundi buri hasi, aho ho bari buri hasi cyane, kuko umwaka wose umugabo ari hanze yaragutaye, utwite, ubyara. Urumva ni ikibazo gikomeye, udasigaye mu rugo rwawe, udasigaye mu mitungo wenda gusizemo ibintu byose. Urumva ni hasi nyine, turi kuri 0. Ni ukuvuga abahanuzi b'ibinyoma babaye abahanuzi b'ibinyoma. Baracyakomeje ari abahanuzi b'ibinyoma. Baracyakomeje. Ahubwo umuntu ariko cyangwa muri abo ngo hari umuntu agutiritaga wenda avuga ati oya, ni n'abagore rwose babikoze. Ubwo bashaka kujyana umugabo wawe. Bafite n'abagabo. Bafite n'abagabo basezeranye, ahubwo bo ni ishyari bagize ry'urugo rwacu. Babona ko nyine bagomba kurusenya
nicyo cyabibateye njye mbona ari ishyari. abadukurikiye barabona ko yambaye na fiançailles uracyari n'umugeni. Ndacyari n'umugeni, n'utu twenda ubona n'utwo natahanye nyine two narebye kutugurisha birancanga kuko sinari kutugurisha ngo nzabone icyo nambara nabyaye, ndatubika, niyo mpamvu ubona nkwambaye. Kuri biteye agahinda ndetse n'umubabaro, wahagize umuntu ukubwira ngo wishimiye urugo wamusubiza iki? Nta nubwo ni urugero hari umuntu uvuga ngo wishimiye urugo wamusubiza iki? Naceceka kuko hagati aho nta kintu navuga kuko n'ubugeni bwanjye ntabwo nzi. Ati n'ubugeni bwanjye ntabwo nzi, mpamvu nayo mbikubwiye hari ababwishimira hari n'ababaremo, wowe wababaremo bitewe n'agahinda wagiye uterwa na basaza bawe n'ibyo wagiye unyuramo. Hari icyiza ubona cyo kuba warakoze ubukwe? Gusa icyiza mbona ni uko Imana yashohoje icyo yari yaravuze, ndanabishimira cyane kuko njyewe nkikora ubukwe nabonaga ko Imana inkoreye igitangaza, ariko burya turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Satani ntiyakomeje kwishimira yuko nakubaka cyangwa nagira umunezero, yakomeje kumbabaza, ariko nyuma hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Kandi burya ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo haracyari ibyiringiro n'ubwo igiti cyatemwa kizongera kigashibuka kikera imbuto nk'iza mbere. Rero nubwo bimeze gutya njyewe mfite ibyiringiro ko Imana yagira ubundi buryo ihindura icyatumye inkorera ubukwe nari naraciye mu mateka nk'ayo ngayo ikabikora, n'ibindi byose nizeye ntashidikanya ko izabikora. Asalamu avango inshallah. Imana niyo nkuru izabikora. Amateka arahinduka kandi ntabwo ukwiye kubabara cyangwa ubeho wigunze. Mama aracyariho? Mama ariho. Mama ariho ariko ni umukecuru arashaje. Ubwo aho yakagufasha niho wamufasha kandi nawe adafite n'ubushobozi bwo kumufasha. Papa wawe ubuze ko ari papa wawe? Papa we yapfuye kera cyane. Abo aramutse umuntu ukubwiye ngo ufite famille abavandimwe wamusubiza iki? N'ubukwe bwanjye ntago nigeze mbonamo data wacu cyangwa masenge. Cyakora abavandimwe tuvukana kuri mama bo barabutashye. Abo tuvukana barabutashye kuko bari babonye ko Imana ikoze igitangaza. Ibyo batekerezaga, ubuzima bwanjye batekerezaga ko wenda butahinduka, bari babonye ko hari ikintu Imana ikoze buhindutse. Ubukwe barabutashye pe. N'umuryango wa mama wantahiye ubukwe, inshuti zirabutaha, bwari ubukwe bwiza, ariko urumva ko Satani atigeze abyishimira. Ubwo hari abari bajemo no gushungera. Irababaje wenda reka wenda duse nk'abasoza, ariko nanone twibutsa abantu badukurikiye keneye ubufasha n'ubuhamya no kumva n'abandi badukurikiye bisanga mu buzima nk'ubu. Wenda nk'abantu wenda badukurikiye hano hanze hari abari n'abategarugori n'abasaza bawe wenda n'abantu bagiye batandukanye, mwumva ko wenda bageze mu gihe cyo kurya isi no kuryoshya no kurya ubuzima. Wenda wanyuze mu buzima bubabaye, kandi burya umuntu uhaze ntagamya ko inzara ibaho. Umuntu uhaze yumva ko nta nzara ibaho. Umuntu ushonje akaba atse buriya umuntu habaho umuntu ujya usonza nk'uko nshonje gutya. Gira icyo wabasangiza? Ikintu nabasangiza ni uko turi muri iyi si, nakomeje kubivuga, dufashe igihe mu ntambara. Niba unezerewe uyu munsi, ejo ntabwo uzi uko bizamera, kandi niba ubabaye uyu munsi nabwo ejo ushobora kwishima. Gusa ndabwira abantu birinde abahanuzi b'ibinyoma, kuko ubuhanuzi buri gusenya ingo, ubuhanuzi buri gusenya abantu kubera umwuka w'ishyari uri mu bantu. Cyo rwose ubuhanuzi butavangiye n'Bibiliya y'ijambo ry'Imana, njye niko nabibonye, kuko burya Imana iyo igushakira no kwisangira cyangwa igaca no mu ijambo ryayo ikakubwira icyo ishaka kukubwira. Njyewe niwo mwanzuro nafashe kandi nabwira abantu. Imana ibaha umugisha.
kandi tubabwiye ko n'amata y'umwana akenewe. Wavuze ngo imyenda ngo bashyingiranywe ni iyi ngiyi wambaye, iyindi ubwo warayigurisha byageze ukundi kuntu. nagiye ngurisha rwose n'imyenda imwe, mfite duke cyane twubona, nagiye nyigurisha rwose. Byo naragurishije utuntu twose dushoboka nabonaga ngomba kugurisha, nkirengera ko nageze hagati ndigeze mu mezi 7 ndarwara ndaremba, ishaka no kuvamo kubera ibibazo nari mfite na stress. Urumva nahise nicara buri kimwe cyose biranshanga nyine. Kuvuga menshi siko kuyamara, wenda tuzagerageza ibishoboka. Harimo n'umufasha wawe tuzamushaka kuko n'uwawe ni n'ubisezerano. Nubwo wenda abantu uzi ibinyoma cyangwa n'abandi bantu badashaka wenda rwatembere, tuzamushaka tugane nawe, hanyuma ongera twibutse nomero ugire n'icyo wumva tutasoza utavuze. Nimero ni 0780 52 839. Amazina ariho umwana nk'abandi Libere. kandi desi n'umwana nk'abandi. Ni ukuri imbere y'Imana n'umwana nk'abandi, apana imbere y'abana b'abantu. Sibyo? Imbere y'Imana ndi umwana nk'abandi pe. Kandi nzi ko neza hari n'abayobozi badukurikiye no mu kiganiro cyacu turimo turakora. Hari n'ushobora kuguhamagara ko ati ngiye nkwemereye ubufasha ubu n'ubu. Ari naho mbaneraho kuba hari icyo nabwira abayobozi wenda b'imirenge, hariho abashinzwe iby'ubuzima, hari n'abagenda no ku mirenge rero abantu bajya bafasha abana abayobozi n'iki. Ibi bintu byose tugira tunyuramo n'abafite ibibazo, bayobozi rwose mukwiye kuzamudufasha kugira ngo uri mu murenge wa Kigali, umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Yego. Akagari n'umudugudu ka Nyabugogo, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Kiruhura. Abayobozi bari aho ngaho baratwumva neza cyane, baranadukurikira. Kandi abayobozi nagiye icyo mukora, uyu mubyeyi wacu uri imbere yacu azabitubwira, tuze hano kuri kamera tubashimire cyane, kandi ko kubera no mu nshingano zanyu. Reka nimba nta kintu warenzaho tugushimire. Yego, murakoze. Nta kintu urenzaho. Reka dushimire namwe mwese mwagiye mudukurikira mu biganiro twagiye tugirana n'umwana nk'abandi, namwe muri abana nk'abandi, ariko mugire umutima wa kimuntu. Dukomeze twishakire ijuru kuri ino si, kuko numara gupfa ntabwo uzajya kwishakira mu ijuru, uzarishakira hano hanze tukiri duhumeka. Numara gupfa ibyiza wakoze uzabihemerwa. Tubashimire kandi tubize gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Nitwa Isaac Manager kuri kamera kumwe na Dani. Reka tubaragize Uwiteka mukurikira iki kiganiro kije gukurikira iki ngiki. Ciao ciao.